wongeye guhabwa ikaze kuri Kiriki Rwanda. Aracyari Ryan Smith. Wewe wakoze subscribe na utarayikora, iki ni cyo gihe cyo kuyikora kugira ngo ujye ubasha kubona inkuru nziza kandi ziryoheye amatwi. Iyi ni inkuru imwe mu nkuru nziza zitangaje kandi za nkuru zirimo ubwenge. Ni imwe mu nkuru yakunzwe ku isi kandi nawe ukeneye kumva ku munsi wa none. Wowe iyi nkuru ntigucike, nizere ko ugiye kuyiryoherwa. Reka dutangire. Umugabo umwe yafashe box y'akagemuzi arangije ayijugunya mu mugezi. Mu buryo butunguranye, mu isegonda rikurikiye hahise hacika icyobo kinini mu mazi. Wa mugabo ugemura yitwaga William yarahangayitse cyane, ahita avuga ko bino bintu ibox we aramutse ayibuze yamwangiriza akazi. Yahise asimbuka mu mazi arangije ajya gukuramo ibox yiwe byihutirwa ku kanya. Gusa mu buryo butunguranye umugezi wari wuzuye amazi wahisemo ucikamo igice, wahise ugeramo hagati akura ibox ye mu mugezi. Gusa William box yiwe yari ifite ibintu bimeze nka maji nawe mu buryo atazi. Uciye muri iyo box yiwe byayihuzaga n'indi si ya kera yari afite mu bakiriya ba kera. Iyo box yagendaga ikora delivery. Amazi y'umugezi yose amaje kubura yaragiye ahitajya mu gihe cya kera, aciye mu buryo bw'ibihe. Amazi yahise agenda aciye muri iyo box ajya mu gihe cya kera. Muri ako kanya muri uwo mujyi wari umujyi uri aho ngaho w'abakiriya basanzwe bari aho ngaho bakennye. Gusa hari umugore uyoboye. Wa mugore wari wicaranye n'abajenerali bagenzi be barimo kuganira ku kibazo umujyi wabo wari ufite. Umujyi wiwe wari uri mu kababaro gakomeye cyane ko kubura ibyo kurya n'ibindi byose. bari muri cya gihe cy'ubukene. Usibye nta n'igihingwa na kimwe cyaheraga, n'amazi yo kunywa y'abantu bo muri ako gaturage nta n'umwe wari uyafite. Bari bafite ubwoba bukomeye cyane, bazi ko bagiye kwicwa n'inzara. Ubwo uwo mugore wari uyoboye nawe ubwewe nawe nta nubwo yarazi uburyo ari buze gukemura ikibazo cy'abaturage biwe ngo abehe amazi yo kunywa. Ako kanya ivaze yari iri hafi yabo yamvuyemo amazi menshi cyane mu buryo batakeka. Umwe mu barinzi wari ufite inyota nyinshi cyane yaje yirukanka aje kunywa ku mazi kugira ngo yumve ko umunwa wiwe washiramo umwuma. Akinywa kuri ayo mazi yaje kumva ko ayo mazi ari amazi mazima yo kunywebwa. Uwo mugore wari uyoboye yarayitegereje n'ibyishimo byinshi cyane areba ayo mazi. Ahita yibaza uburyo ayo mazi amuje imbere ye. Bari bahangayitse cyane. Yahise atanga itegeko abwira n'abandi ko n'abaturage bagomba kuza kunywa kuri aya mazi meza. Aka kanya rero ikibazo cy'amazi umujyi wari utabawe. Gusa muri aka kanya William we nta nubwo yarazi birimo kuba. Uyafashe box yiwe arangije arayihanagura. Akimara kuyihanagura ayishyira ku kamoto yakoreshaga ari mu kazi. Arangije ajya aho agomba kujya kuderivaringa ibiryo. Gusa William muri ako kanya hari ikintu cyabaye gitunguranye. Ubwo yarebye bya biryo ageze aho agomba kujya kubitanga muri box, agifungura box yasanze ibiryo ako kanya byabuze byagiye. Mu kubura ibyo biryo muri ako kanya bihita bibura. William yahise abura akazi kiwe n'ibyo yagombaga kuderivaringa byose yarabibuze. Abakiriya be batangiye kujya bamutuka ngo ni gute tuguha ibyo ugomba kutuzanira warangiza ntubitugezeho. Gusa ibyo William atarazi nuko bya biryo byose yagombaga kujya agemurira abakiriya biwe byabaga byagiye mu yindi si ya kera, mu bakiriya ba kera nyine mu gihe cya kera. Ubwo wa muyobozi uyoboye, wa mugore w'umuyobozi yarayoboye yabonye amazi
abona ibyo kurya bibageraho birimo biraturuka aho ngaho mu ivaze. Yiyumvishije yuko yizeye yuko inyuma y'ibi ngibi muri iyo vaze ashobora kuba hatuyemo umwe mu bapfumu cyangwa mu basosura batuyemo aho ngaho mu ivaze. Baje kugira igitekerezo cyo gutekereza uburyo bagomba gushimira uwo mupfumu ngo barebe ko bamushimira ku bw'ubufasha arimo kubahereza. Igiturage cyose cyafashe umwanzuro wo kumuzanira amashimwe ngo baze bahimbaze iyi vaze iri ahangaha, bamuhereza n'amashimwe ku bw'ibyo yari abakoreye. Gusa abaturage bamwe bo muri icyo cyaro bari bakennye, nta nicyo bari bafite bagomba kumuhereza. Gusa usibye indabo zimwe zahabonekaga zitajyaga ziboneka ahandi, za ndabo zakoraga ibitangaza. Uwa mugore wari uyoboye yatangiye gufata za ndabo azicomeka mu ivaze aho ngaho. Gusa nyine izo vaze barimo kohereza kugira ngo zitageraho zigera ku buryo butunguranye, yafashe iretere arayandika. Wa mugore wari uyoboye yanditse iretere arimo arashimira William ku bw'ubufasha abahereje, kuko umujyi wiwe nyine ni munini cyane, wari utuye n'abantu benshi. Yizeye yuko atabawe n'uyu muntu akabahereza amazi menshi. Gusa William we yari amaje nyuma yo kubura akazi kiwe, yaratashye mu rugo, araza yicara hafi aho ngaho mu mbuga, arimo aratekereza ku bimubayeho uyu munsi. Muri ako kanya indabo zamuguyeho nyinshi cyane. Za ndabo zirimo kuza zituruka muri iyo box yari iri hafi aho ngaho, ya box yakoreshaga ari mu kazi kiwe ko kuderivaringa. William ibintu byaramucanze, arangije yibaza ngo niki kiri kujya mbere muri aka kanya. Yabonye ni letere yari yanditswe na wa mugore uyoboye. William icyo yaje gukeka ko, yaketse ko ya box yiwe akoresha arimo araderivaringa ibintu ishobora kuba ifite maji. Ako kanya kimara kumva ibyo ngibyo, William yahise yishima kimara kubimenya. Gusa abantu bamwe bari hafi aho ngaho bari bashakaga gusenya urugo rwiwe barahageze. Yari ikipe y'abantu bafite gahunda y'akazi ko kubaka inzu hafi aho ngaho ya kwa William, barimo barahubaka inzu. Tugendeye no ku bajaji bari hafi aho ngaho, batangiye kubwira William ko inzu yiwe ari iya kera, iyo nzu yiwe ishobora kuzangiza cyangwa ikazagira ikibazo ku bwubatsi bagiye kubaka hafi aho ngaho. Umwe mu bari bayoboye ubwo bwubatsi bwari buri aho ngaho bamwitaga Ange. Yaravuze abwira William ngo turaguha ibihumbi 200 by'amadolari ku nzu yawe kugira ngo wimuke aha ngaha. Gusa William yarabyanze, yangira Ange ubusabe yaramusabye. William yizeraga yuko atagomba gufata urugo yahawe ngo arujugunye, kuko nta n'amafaranga uko yaba ngana kose ashobora kwishyurwa kuri ino nzu yasigiwe n'abakuru biwe. Ange yakoze ibishoboka byose abwira abandi bose bahatirize William yuko agomba kuva muri uru rugo bakahubaka ibikorwa byabo. Anko wa Ange yarahageze uwo bitaga Smith, arangije arabahagarika. Ako kanya yaratunguwe, hari ururabo rwaguye hafi aho ngaho. Akimara kubona izo ndabo zose zari zanasakaye hafi aho ngaho, yari yarazizeho kera mu mateka akiri mu ishuri. Ubu bwari ubwa mbere yarabonye indabo nk'izi ngizi ziri hafi aho ngaho, kandi izi ndabo yarazizi ko zabuze imyaka myinshi kera cyane. Nta numwe wari uzi izi ndabo ko zigize zinabaho usibye kuziga mu mateka. Smith yabajije William, aramubaza ati ese izi ndabo yaba ari we wazihinze? William kumusubiza yanze kumubwira ahantu ibanga ryiwe, ahantu zino ndabo zaba zaraturutse.
arangije asubiza Smith aramubwira ngo yego izi ndabo ni ngiye wazihinze. Smith yatangiye gukora ibishoboka byose ngo abe inshuti na William kubera ko yari afite ibihingwa bitigeze binabonekwa n'ahandi hantu mu myaka myinshi. Ibihingwa yari afite Smith yahise amubwira yuko agomba kumuha amamiliyoni 10 y'amadolari. Ako ngako mbere yuko Smith avaho ngaho yasize aburiye Ange aramubwira ngo ntakore ibishoboka byose kugira ngo arakaze uno mugabo. Ange akimara kumva amagambo Anka mubwiye nta bufasha yari afite we na bagenzi biwe bahise bakora ibishoboka byose bavaho ngaho. William yafashe ya mafaranga yakoresha agura ibicuruzwa cyangwa ibiribwa byinshi cyane vuba cyane. Yafashe bya bindi yari amaje kugura harimo amanoodles, harimo n'ibindi byinshi n'amakookies, abyohereza mu gihe cya kera. Mu kohereza ibyo bintu abo bari mu gihe cya kera nibwo bwa mbere bari babonye ibintu nk'ibi ngibi. Byari ibiryo byiza cyane kandi bya biryo by'ukuri biryoshye, kandi nta numwe wigize urya ibyo byo kurya wigize ugira ikibazo. Wa mugore uyoboye yarishimye cyane kuba bakira ibintu nk'ibi ngibi. Ako kanya umwe mu basirikare biwe yaje yirukanka azanye amakuru mabi. Yaje kumubwira yuko umwanzi aje aha ngaha abakurikiye, kandi umujyi wari ufite inzara. Nyuma yo kugira inzara bari bamaje gukira ikibazo cy'inzara, ariko bari batewe n'ingabo zigera mu bihumbi n'ibihumbagiza. Inzara yari ikize, ariko haje ikibazo cyo kwatakwa. Ubwo uno mugore yatangiye gukora ibishoboka byose kwitegura ngo barebe ko batangira kujya mu rugamba. Ubwoba gusa bwaramurenze. Bari bamaje gukemura ikibazo gisanzwe cyoroshye, ikibazo cy'ibiryo. Ikibazo cyari gisigaye nta ntwaro bari bafite kugira ngo bajye kurwanya uwabateye. Nta yandi mahitamo yari afite, yahise yandika iyindi letere asaba William ubufasha. William nyuma yo gusoma ino message, akimara kuyisoma nta nubwo yari afite uburyo atekereza aho yakura izi ntwaro bari bamwatse. Mu buryo butunguranye William yagumye atekereza kuri Ange kuko bari bafite kampani ikomeye, bari bafite na gahunda yo gusenya urugo rwiwe. Yaketse ko uru rugo bashobora kurusenyesha ibiturika. Aravuga ngo ngomba kujya ahantu barimo bakubakira, hari abarimo kubakira bashobora kuba bafite ibintu byabafasha. William ako kanya yahise yihuta ajya aho barimo kubaka. Aca inyuma kubw'ibanga nyine ajye kubiba ibyo biturika arebe ko yabijyana. Ako kanya kimara kwinjira yahise azengurukwa n'abagabo ba Ange. William yatangiye gutekereza ko kamubayeho. Ibyabaye mbere yari azi ko noneho bigiye kongera kumubaho. Niyo mpamvu rero yari yahise ibanga, ntabwo yashakaga yuko hagira umenya ko afite boxi ifite maji. Yaje aho ngaho bisanzwe. William yatangiye kuza imbere ya Ange. William ubwo yabonaga Ange yatangiye vuba cyane kumusobanurira, arimo kumubwira ko ari we wenyine ushobora kumutiza ibiturika akabimuha, yarangije akigendera. Nicyo cyonyine ashaka. Ange yatangiye gutekereza ni gute umuntu usanzwe, umuturage usanzwe, akaba atemerewe gukoresha ibiturika, yaba agiye kubimaza iki? William icyo yashakaga, yagombaga gutanga ibiturika by'iyi kampani y'ubwubatsi ngo barebe ko yajya kubihereza abo bantu ba kera bakajya kurwanya ababatatse. Gusa Ange yagumye kwibuka yuko amagambo Smith yari yamubwiye ari we uncle wiwe
yari yamubwiye ko atagomba kuzarakaza William. Yatangiye gupanga uburyo agomba kumufata ngo basi amushyire Smith arebe ko uncle wiwe atari buze kumurinda. William yari afite ubwoba bukomeye cyane muri we, yagumye guhatiriza asaba imbabazi, gusa nta hantu ho gucikira yari afite. Gusa muri aka kanya nanone wa mugore nawe yari ari mu kibazo gikomeye cyane cyo kurwanya abari bamwatatse, kandi bari tayari yuko umwicanyi nako umwanzi agomba kubataka akabica. Wa mugore wari uyoboye nta kindi cyari gisigaye usibye gutegereza kwicwa cyangwa bagatabarwa. Mu kanya nk'ako ngako baratunguwe, bya biturika byose na za mashini zikata ibiti n'izindi ntwaro nyinshi zigiye zitandukanye yaraziboherereje, aboherereza n'uburyo bagomba kuzikoreshamo. William ako kanya yari abafashije mu mwanya muto cyane. Ubwo abagabo ba Ange nabo bari batangiye kumva ibishoboka byose, hari ibintu byumvikanye, ahita abona amahirwe yo gucika. Bano bakimara kubona intwaro nk'izi ngizi zo kurwanya abanzi babo, bahise bavuga ngo ni gute umuntu w'umunyabuntu tutazi wari we uduhaye no ku ntwaro zo kurwanya abanzi bacu adufashije muri ubu buryo. Wa mugore wari uyoboye yahise yumva agize icyizere cyo kurwanya abanzi biwe. Tubonane mu gice gikurikira, ndizera yuko mwaryohewe kandi ndacyari Ryan Smith kuri Mike. Mwebwe mwizere ko mugiye kubona inkuru ziryoshye umunsi ku munsi. Wibuke gukora subscribe kugira ngo tujye tuba turi kumwe. Ciao ciao, hasta la vista.